umugabo yafatiweho feri n'imodoka shoferi asohoka yitunganya ati amahirwe nuko twari hafi yo kwa muganga. Undi ati nibyo uretse ko ari njye muganga. Abarwayi bo mu mutwe biyemeje gushinga ishuri munsi y'igiti cyari mu busitani bwaho bari barwariye. Bukeye baje kwiga basanga mugenzi wabo we yahageze imbere yicara hejuru mu giti. Bamubajije icyabimuteye arabasubiza ati njye nimutse ubu niga muri high school mu ishuri ryisumbuye. Wapi wana ntabwo kiri munsi y'igiti jewe ndi muri high school hejuru mu giti mu bushorishori. Umukobwa mwiza agira atya yiturukira mu cyaro, ageze mu mujyi akundwa n'umusore w'umukire kandi w'umusirimu. Nuko abaza umukobwa izina rye, umukobwa ararimubwira, amubaza nimero ya telefone nayo arayimubwira. Nuko umuhungu yongera kumubaza niba aba muri Facebook, twarubuga nkoranyambaga nyine rwa Facebook. Umukobwa atoya, umuhungu ati uba kuri Twitter se? Ubu rwahindutse X. Umukobwa atoya, umuhungu ati ariko uba kuri WhatsApp? Umukobwa atoya, umuhungu ati none se uba kuki? Umukobwa ati mba kuri mobile money. Agira bakana kagiye. Umugabo w'igisambo yumvise ashonje, anyarukira mu nzu asangamo ibyo kurya by'umwana, arabiterura, abuza habirira ajya mu bwiherero, arya vuba vuba, ibyago bye biza kumuniga araniha. Umugore yumvise umuniho arahurura ati byagenze bite? Undi araceceka. Agize amahirwe biramanuka ntiyongera kuniha. Umugore arongera arakomanga ati hari urimo? Umugabo afata ya sahani ayambara ku mutwe. Umugore arambiwe asunika urugi. Umugabo abuze icyo avuga akomanga kuri ya sahani ati mada witonde ubu nabaye ushinzwe umutekano. Nyuma y'amezi make nari ntangiye koroherwa ku buryo nari nsigaye mbasha kwiyicaza nubwo ntashoboraga wenda guhaguruka. Chelsea yakomeje kugeza iwanjye kenshi ndetse atangira no kujya ajyana n'umugabo wanjye mu cyumba cyacu. Yewe yanataha nkabona umugabo wanjye aramuherekeje ndetse baranatinze. Ntibigeze bahisha na gato iyo relationship yabo at all. Umugabo wanjye yashatse umunasi, umuganga aramwishyura kugira ngo azajye aza kunyitaho buri munsi mu rugo. Kuva icyo gihe Chelsea ntiyongeye kugaruka mu rugo, ahubwo umugabo wanjye niwe watangiye kujya musanga iwe. Icyo gihe njye nabashaga gusa kwicara mu kagare, wenda nkaba nanatembera nkijyana aho nshaka hose mu nzu. Ubwo umugabo wanjye atangira kujya arara adatashye ndetse rimwe na rimwe akamara n'iminsi adakandagira mu rugo. Bidatinze rwose anyerurira ko arimo apanga kuba yagenda burundu. Gize ngo tubiganireho arambwira ati listen, I have my life ahead. Mfite ubuzima buntegereje imbere bwo kubaho. I'm not like you who has only to wait for the death in a wheelchair. Mfite byinshi byo gukora. Utibeshya ko ndi nkawe utegereje gusa urupfu mu kagare. Nyuma y'aya magambo nabanje kugira ngo ndumviranye. Namaze amezi n'amezi ntaragarura ubwenge, ntatekereza neza, ntariyakira. Numvaga nta yindi mpamvu nsigaranye yo kubaho. Ariko nanone natekereza ko umukobwa wanjye numva nongeye kugira imbaraga zo gukomeza guhatana nanone. She was the only reason that was stopping me from doing a terrible thing. Niwe gusa watumaga ntafata umwanzuro mubi wenda ngo mbe nakwiyahura. Umugabo yansabye gatanya ariko muri cyagiye numva mbabaye ndi desi murakariye, sinigeze ngira icyo ndenzaho. Impapuro narazisinye ndetse vuba cyane umugabo wanjye yahise ashyingiranwa na Chelsea, ya nshuti yanjye. Aya makuru nayahawe na mabukwe yanzaniye umwana ngo ansuhuze. Uyu munsi hashize umwaka mpuye n'impanuka y'urubura rwanyituyeho.
ariko uyu mwaka wose nawumaze ndira. Sinzi niba narigeze mbasha guseka byibuze n'umunsi umwe. Natangiye gukora bimwe mu by'umusaykologiste wanyitagaho yambwiye. Gukora siporo ngo mbashe kumva ndiho, mbashe kumva nda live ngihumeka ndi muzima nanone. Yambwiye just to take a deep breath.